Banyarwanda inshuti z'umurongo wacu Info France Rwanda, muri uyu munsi rwose turabaramutsa tubakumbuye kuko hari hamaze akanya gato turi muri pause, ariko ako pause karahagaze kugira ngo tubone uko tuganira namwe kandi dukomeze ibiganiro twari twaratangiye hashize amezi menshi, kandi ibyo biganiro nibwira ko byagiye bibanyura ndetse bikagira icyo bibongerera, cyane ko bihura n'intego Info France Rwanda yiyemeje yo kugira ngo abanyarwanda cyane cyane bari muri diaspora, cyane muri diaspora y'Ubufaransa rwose bagezweho amakuru nyayo anyomoza ibinyoma bitambuka ku mbuga z'abanyarwanda bari hariya mu Bufaransa, kandi rwose abanyarwanda bakongera bakunga ubumwe, abanyarwanda bakongera gukorera hamwe bagashaka icyabateza imbere aho kugira ngo bashake icyabatanya. Ubwo rero ni iki kiganiro nabwo tubararitse kugira ngo nyamuneka muri 1994 kuko habaye ubwicanyi, noneho ahubwo bwa bwicanyi bukaza kuvamo jenoside yakorewe Abatutsi, bakibasirwa ndetse bakabamara cyane. Nagira ngo tumenye ko harimo abicanyi twashoboye kugera ku ngo zaho bavuka, tumenye ibyabo by'umwihariko. Ubwo rero turagira ngo muri iki kiganiro tuganire ku mwicanyi ruharwa witwa Chaste Gahunde, ukomoka mu karere ka Rutsiro hegeranye n'akarere ka Karongi, mu murenge bita Mushubati, aho twaganiriye n'abanyamushubati barimo ndetse n'abayoboraga uwo murenge, batubwira byimazeyo uyu muhungu wigaga muri seminari ntoya mu biruhuko, kuko muzi ko ubwo bwicanyi, muzi ko jenoside yakorewe Abatutsi yakozwe mu kwezi kwa kane. Icyo gihe hari mu biruhuko by'abanyeshuri, abanyeshuri babanza, abanyeshuri mu nzego zose, abanyeshuri mu mashuri yisumbuye n'amakuru. Uyu mugabo rero ubu ngubu ni umugabo witwa Chaste Gahunde, mwene Gahunde atanaze. Ngira umugisha wo kugira ngo menye ibye bihagije kugira ngo muri ko bitangaza, kuko nanjye mvuka muri Karongi, nkaba negereye iwabo, byaranzamuye binkura epfo binjyana ruguru, nongera amanuka ruguru ngepfo, no kuvuga ngo navuye mu Buraya ndamanuka njya kureba ku musozi w'iwabo. Ariko rwose ibyo bambwiye reka mwumve ko umuhungu yabaye mbese ruharwa mu bwicanyi. Ni ukuvuga ngo Chaste Gahunde muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yabaye umwicanyi nyamwete. Ni ukuvuga ngo iryo zina ryo kuvuga ngo umwicanyi nyamwete yaje kuriharwamo irindi zina rihinahinnye ngo bamwise dynamique. Ni ukuvuga ngo yari nyamwete, yari afite umurava mu kwicana. Yewe uriya mugabo yaricanye ku buryo yahereye mu bwicanyi bwa mbere yabanze gusa naho yinokoza umugabo wahoze ari umugabo wa Nyirasenge. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo Muhinde yari afite Nyirasenge wa Chaste. Noneho rero Chaste niho hambere yagiye gutangirira umurimo w'ubwicanyi, kandi igikoresho yari afite nk'uko babitubwiye, yari afite inkotanyi ruharwa. Ni ukuvuga ngo inkotanyi y'umwimerere, inkotanyi ityaye, inkota mbese murabyumva ariko reka mbibabwire neza. Ni ukuvuga ngo we abandi igihe bari bafite imipanga, we yari afite inkota. Ni ukuvuga ngo igihe bari bafite umupanga abandi n'imbunda, we nta kindi yajyanaga ku rutugu ni inkota. Nicyo cyagiye kimuranga, mbese asa naho atambuka abandi mu bwicanyi, yakoresha igikoresho gihanitse. Iyo nkotanyi wayibonaga wese nubwo yabaga ari kure yarirukanka akihisha, ariko niko yabageragaho benshi yarabitaguye arabamara. Ubu rero ni ukuvuga ngo twegereje igihe cyo kwibuka inshuro za 28 jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo tugiye kwibuka iki gihe tugenda tunyuramo tukibuka bari abantu bayogoje igihugu, bamaze Abatutsi rwose bakabamara, nubwo batari kwamara kuko Imana yonyine yabaremye yabakingiye ikibaba ndetse irabahisha. Ariko ubundi gahunda yari yo kugira ngo bari abicanyi bamareho uwitwa Umututsi muri 1994. Mbese bamwe bari bagiye bivuze ko ari n'imperuka y'isi, kandi ko bagiye babyivugira muri za disikuru hirya no hino mu biganiro bagendaga bagira, bigamba mu manama yabo, mu mashyaka yabo bicanyi, baravuga bati tugomba kurangiza uwitwa Umututsi aho ava akagera. Mutekereze rero ubu bwicanyi bwakozwe n'abantu batoya, bukorwa n'abantu bakuru, bukorwa n'abasaza n'abakecuru, ku buryo n'abakecuru babwinjiyemo. Hari umukecuru twigeze guhura mu Buholande, ngero umugore wanjye twicariye aho ngaho twagiye gusura abantu,
akimara kwinjira muri salo ko twari twicaye twembi gusa ngera umufasha wanjye icyambere cyabaye nuko yagize ati niko yemwe bene urugo aba bantu mwazanye hano mubakuye hehe ati niba abandi batumye duhunga igihugu. Uwo rero twasanze amwicanyi ruharwa naho ari na barakica yenda rimwe muri bene wabo wa Chaste tubabwira cyane cyane ko abicanyi aho bahungiye n'ubu bagenderana n'ubu bafite udutsiko bakoreramo n'ubu bafite imigambi mibi bakigenderaho. Niyo mpamvu kwibuka cyari gikwiriye kuba igikorwa abantu bitabira kugira ngo twibuke abakuwe muri uyu mubiri bazira ubwoko ko Imana yabiremeye, abakuwe muri uyu mubiri bazira uko bameze, igihagararo cyabo, kuvuka kwabo, kuvuga kwabo, ibyo bafite byabo, kuko umugambi wari kuba ngo babice kandi bajyane n'imitungo yabo. Iyo niyo sensibilisation bakoze bategura jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kandi yafashe igihe kirekire nubwo bashaka kugira ngo babihishe ko itateguwe, yarateguwe ndetse kuva kera, kuko umututsi aho yabaga hose kuva umwaka watangira wagera mu kwezi kwa kane nta mahoro yabaga afite muri uko kwezi kwa kane. Icyo gihe uko kwezi kwa kane hari izina ry'uko kwezi ryitiriwe ngo ni muyaga ikaza amazu y'Abatutsi agatwikwa, muyaga ikaza noneho umututsi aho ari hose agashaka uko yihisha kugira ngo ataza kwicwa muri uko kwezi kwa kane. Ariko byageze igihe nyuma y'imyaka n'imyaka kugira ngo noneho bashyireho gahunda ihamye yo kugira ngo barangize uwitwa umututsi aho ava akagera muri cya gihugu cy'u Rwanda. Ariko Imana yo kabaho ntabwo yabikunze. Niyo mpamvu uyu muhungu murumva atangiye kwicana ari umuhungu muto wiga muri petit seminaire taranayirangiza, ariko ari mu kiruhuko ashyira hamwe n'abandi ndetse bavuga ko ari n'abakoze sensibilisation n'abashakashatse hirya no hino ndetse badatinyuka kwica akabahagurukiriza kwica akabajya imbere na ya nkota. Mbese tuzagireba ukuntu dushaka uko ababa barayifotoye mu bwo bwicanyi tuzabagezeho ifoto y'iyo nkota uriya umwicanyi Chaste Gahunde yakoreshaga. Murebe rero iyo impamvu kugira ngo naho Imana umukuru kuri abapadiri b'icyo gihe yari n'umupadiri nawe no kuvuga ngo niba haricanye abigaga muri seminari nuko harimo bakuru babo nabo bari babafitiye ndetse bari imbere baberekera kwica. Ariko umunyarwanda kuri isaha tuvuga umunyarwanda wabaye mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, tuvuga n'umunyarwanda wari hanze, ariko ari amahana akaba yarabaye hanze aha ni ukuvuga abantu bicanye bakaba bakihishe hanze, bakaba bagishaka kugira ngo bongere bagarure ubwicanyi mu mvugo, mu bikorwa, mu iterabwoba, mu bugambanyi n'ibindi byose. Muribwira ko abanyarwanda tutari dukwiriye gushyira hamwe, cyane cyane abana bacu, urubyiruko muri iki gihe ko twari dukwiye gushyira hamwe urubyiruko tukarutangatanga ntiruzagerweho n'imigambi mibi yakariye agatsiko k'abicanyi kihishe mu mahanga. Ndashaka kuvuga cyane Ubufaransa kuko nibwo nicayemo, nibwo mbamo, kuko hicaye interahamwe nyinshi, hicaye abicanyi benshi, nubwo muri iki gihe babaye nk'abakubitwa agati nk'uko jeje mu ntozi igihe cy'uruzinduko rw'umukuru w'ingabo z'u Rwanda nyakubahwa general bari bagiyeyo. Nagira ngo mbabwire ntabwo barava kwizima, ndetse uyu muhungu Chaste ubu ni n'umugabo umaze gukura. Iyo nkota yarayihunganye, iyo nkota arayityaza uko bwije n'uko bukeye, ategereje ko yakongera gusubira mu bwicanyi akica abantu. Niyo mpamvu navugaga nti munyarwandakazi koko ubu tugiye kwibuka abacu bakorewe jenoside bishwe muri 1994, abanyarwanda bene wacu, abavandimwe n'inshuti. Ndagira ngo mbabwire aho umwicanyi wese ari mumushyira ahagaragara, aho umwicanyi wese ari ni mumushyira ahagaragara. Harabicana mu buryo bwo kuvuga, harabicana mu buryo bwo kwigamba n'ibikorwa bibashaka gutegura, ariko hari n'ababicanyi babandi bakabuhariwe babaye nk'ibikoko bamaze ibisharankima, ibyo bita kera bajyaga bavuga ngo hari inzoka yashaje ngo imera isharankima kugira ngo bigaragaze ko ishaje, ariko kandi ubwo ishaje iryana n'ubwo ishaje yakumerera nabi. Nuko rero n'abariya bicanye muri 1994 barashaje, ariko ntabwo bashaje kwicana, barashaje ku mubiri, ariko mu bugome baracyari babandi, barashaje mu ngeso nziza kuko nizigeze nziba muri bo.
nta nubwo zigeze zirangwamo, ariko mu bugome no mu bwicanyi barahari. Mu bugome no mu bwicanyi bafite ibakwe. Tekereza kugira ngo umuntu bamwite dynamique, bamwite nyamwete mu kwicana, kuvuga ngo yasangaga ne orara. Umva kubivuga hari igihe ngeraho nanjye nkavuga nti ariko se umuntu yakomeza akabivuga ko biteye n'agahinda, biteye n'ubwoba. Ariko nimureke tubashake, mureke tubatangaze, mureke tubashyira ahagaragara kugira ngo twinjire muri kiriya gihe cyo kwibuka. Rwose aba bantu nabo ubwabo barakozwe n'isoni, nabo ubwabo ndetse harimo bamwe bihana bakihana ku mugaragaro, bagatangaza ibikorwa byabo bibakoze, bica bene wabo. Abenshi batangiwe amashuri nabo bicaye, abenshi bigishijwe nabo bicaye. Mwibwira ko Chaste niba ari umuprofeseri wari umututsi se atagiye kubanza kumuhitana? Yaramuhitanye da. Niba ataramwegereye yaratelefonnye kugira ngo bamwice, kuko umwicanyi nk'uriya ntaho hatakoraga. Yakoraga aho yicaye, yakoraga aho ashobora kugeza telefone, yakoraga aho ashobora gutuma abantu ati nyamuneka kanaka ari mu mukureho. Ibyo byarabaye, ariko turifuza ko bitakongera kuba. Abicanyi baricanye, ariko turifuza ko batakongera kugira imigambi yo kwicana. Ibyo bizaterwa nuko twese duhagurutse, ibyo bizaterwa nuko twese dufashe icyo cyaha cyakozwe na bene wacu, ubugome bwakoze na bene wacu, bakabikora ku mugaragaro, bakabikora amajoro n'amanywa, bakabikora babikora agakecuru aho kiyicaye, babikora umubyeyi utwite, babikora umugabo utagize icyo abatwara, bakabakuramo amaso, bakabakuramo inzara, bakabakuramo amano, bakabacibikana, bakabici. Nta kibi batakoze. Yewe mwicanye aho uri hose, ndagira ngo ngutangarize ngo ibuka. Igihe abandi bibuka abo wamaze, nawe wibuka ibyo wakoze, hanyuma wihane, ubivemo rwose, ubivemo. Nibyo tangazo nagira ngo ntange, kandi mbashimira ko rwose mwakurikiranye iki kiganiro, mbasaba ko Info France Rwanda mwayiba hafi. Muri iki gihe twegereje ndetse icyunamo, twegereje kwibuka, ndagira ngo mbasabe Info France Rwanda muyibe hafi, kuko yamaze gutegura amakuru azatambuka, yarategura nandi aziyongeraho, kugira ngo dufatanye twamagane ibikorwa by'ubwicanyi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994, amezi angahe yose yahise, jenoside igahitana Abatutsi umubare tutashobora kubara. Hari igihe abantu binamaza bakavuga ngo 800, miliyoni, ntabwo twashobora kubabara. Hari abo bishe bari mu nda, hari abo bishe bagendana, hari abo ko bafunyanze batabonye n'irengero. Abo bose abo bajugunye mu mikokwe, mu migezi, mu byobo, abo bose niko akaga kagiyeka. Ntabwo twashobora kubabara, keretse Imana yonyine nibazi, kandi abicanyi nabo Imana irabazi. Nubwo wakwihisha gute, ariko Imana irakuzi, ariko hari n'abantu bakuzi. Chaste rero mwene Gahunde atanaze hari Mushubati, abo wishe wasize iheru, abasigaye bararira, abasigaye barakwibuka, amarira agatemba, barakwibuka, ibisebe bikaba byinshi, hamwe n'abandi bameze nkawe bicanye. Ndagira ngo mbabwire, muri iki gihe tugiye kwibuka, musigaho. Muri igihe tugiye kwibuka, muveho, muve mu migambi mibi, naho Imana mumukure muri byo. Dore n'abandi batangiye no kumutanuka, ariko hari n'abandi nanone bateguye ibikorwa bibi, ndetse bashaka kwicana hagati yanyu, kubera ko nyine ingeso mufite ntabwo zibemera kubana neza. Ntibishoboka, ingeso z'ubwicanyi ntizashobora kubemera ko mubana neza, kuko harimo ibikoko byarya abandi, harimo ibikoko byamaze abantu. Ibyo bikoko turabihamagarira kugira ngo bireke ubugome, bireke kuryana nk'ibisimba, byicuze. Abo mwasize bararira, abo mwasize bafite amarira, abo mwasize bafite ibisebe. Tuzakomeza kuri munsi wo kwibuka, tuzahagera tumaze kubabwira byinshi. Banyarwanda, ntimugaterwe ubwoba n'uwabikiye, mujye mu mutangaza mushyira ahagaragara. Ni wagombye kutugira ubwoba. Icyo ni ikiganiro natambukije Kayumba Jean Baptiste kuri Info France Rwanda. Twongera kubabwira ngo umuntu wabikiye ntimukamugirire ubwoba, mujye mu mutangaza mushyire hariya. Twiyemeje kubivuga, bamwe bakabivuga ku bindi, bakabigoreka n'ibiki byose. Twiyemeje kubivuga. U Rwanda ruzabeshwaho n'amahoro, ariko wowe udafite amahoro ntabwo uzaha Abanyarwanda amahoro. Shaka amahoro kugira ngo uzaha abandi amahoro. Munyarwanda, inshuti, muvandimwe, ndabinginze
mwiyandikishe kuri urubuga Info France Rwanda uko rugiye gutangaza amakuru meza nk'aya ajya bageraho uko twibutsa abahemutse abahekuye u Rwanda kugira ngo nabo mujye mubibutsaho muri kugira ngo mubamenyeshe ko ibyo bakoze ari akaga amarorerwa ariko ko tudakeneye tudashaka kongera kukasubira mu kongera kukabona kaba ari akaga niyo mpamvu bari hanze mpereye ku Bafaransa twicaranye aho ngaho banyarwanda bari muri France mumeze neza Imana ibahumugisha ariko mwebwe bicanye murimo muve mu bwicanyi mu migambi mibi naho Imana mumureke niyo vanjiri asigaye evangelism yarayiretse asigaye igira evanjiri yo kwica gusa kandi iyo vanjiri ya Satani ntabwo ari evanjiri y'Imana. Imana ibagirire neza tuzakomeza mu kiganiro gikurikira nabwo tuzakomeza kujya mu mico y'Abanyarwanda kandi umuco mwiza cyane tuve mu muco mubi Satani ashyira mu bantu tujye mu muco wa gihanga w'urukundo ubumwe amahoro n'umunezero kubana neza kubakana gusabana uburyohe bukazamuka igihugu cy'u Rwanda kikaryoha kurushaho kikaba paradizo igihugu Imana yatwihereye abayobozi Imana yatwihereye kuko nicyo cyateretswe n'Imana ntabagishenya ni cyateretswe n'Imana abayobozi tubahabwa n'Imana utarabahaye nta rubuga inganzira afite bwo kubavugaho no kubakoronga ntibishoboka.